duherukana ibyasabe bikomeje kumera nk'amazi ari kubirira mu isafuriya ishyushye ariko bimwotsa. None hiyongereyeho Brian umwambari warimo yitera igitoki. Ese mama kukwitera igitoki nese bagira ngo bahamye gahunda ya jihad yo kwikingira, ariko abantu ni ibicucu kwitera akanyamerika. Maye nk'ikibaye ikigoryi noneho walahi. Ibi ngibi biremewe mu Rwanda ra we watangira se mu kwiyumvira. Hoya mbishyire hanze reka nangire mwe. Mu rukerera rwo kuri uyu munsi wa none nibwo twagiye tubona akavideo karimo karacicikana hirya no hino. Tubona Brian uzwi muri timu ya Sabe mu bantu barwanya abandi bisheta bagashyiraho amafaranga menshi kugira ngo bazimye abandi. Akavideo karamanutse yitera igitoki akongera agashingamo igitoki akinukiriza. Wakibaza uti se aho ni hehe yashingaga igitoki? Muri Uncense agashyira ku zuru akinukiriza ibintu byaje gutangaza abantu benshi bakabyibazaho. Ariyo mpamvu nanjye namanutse nkavuga nti reka nze mbaho ubwino mwibutsa yuko shebuja we nawe akirembeye mu bitaro, ndetse amaguru yose cyangwa ubugomba mbari hose barakomanyije ntago ashobora kugenda. Abambari be uwo bita umwambari wa jihadi nawe araza aho ngaho adefanda kuko ari umwe mu barya ayo mafaranga yo kurwanya abandi. Yewe ibintu bikomeje kuba gahomamunwa. Ese iki gitoki kirajya he?